akazuba keza k'iburasirazuba karaye karigenda none dore ngaho karahindutse. Uwanyereka iriba kiyuhagiriramo nagenda nkarivoma amazi nkayiyuhagira hose. Wenda nasasa nako kandi niyo tutasa gakomeza kakanduta ariko nkasandu wa kabiri. Bakunzi b'ikiganiro Ntayorwa, ikiganiro kigaruka ku ngingo zitandukanye z'ubuzima, turabaramukije tubahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi, aho twabateguriye kubaganiriza kuri kino gihe tugezemo, igihe cy'izuba, igihe cy'impeshyi, ahantu hari akazuba keza, ariko nyamara hari ibintu umuntu aba agomba kwitondera. Nkaba rero naguteguriye urutonde rw'ibintu umuntu agomba kwitondera kugira ngo akomeze kugira amagara meza. Njyewe waguteguye kino kiganiro nitwa Celine Uwera, urubuga ni Ntayorwa, nkaba ngushimiye gukomeza kubana natwe mu biganiro tugenda tugutegurira. Impeshyi rero guhera mu kwezi kwa karindwi kugeza mu kwa munani, ukwa cyenda mu ntangiriro, ni igihe haba hari akazuba keza, abantu bagasohoka, abantu bagasurana, abana baba bari muri vakanse, ni igihe hategurwa amakwe menshi, abantu bakagira ubusabane ku buryo bumwe n'ubundi. Ni igihe ariko nanone haba hari izuba ryinshi guhera kuri dogere 29 kuzamura, ugasanga abantu bashobora kuhagirira ikibazo kubera ko hari urugero umubiri w'umuntu ukoresha imbaraga nyinshi kugira ngo ugume ku kigero nyacyo ubasha kwihanganira. Ibyo rero bintu umuntu agomba kwitondera, nagukoreye urutonde, mubane natwe kugera ikiganiro kirangiye kugira ngo wumve inama nyinshi umuntu agirwa kugira ngo kino gihe nyine ukinyuremo, ariko nyine ukomeze no kugira ubuzima bwiza. Ikintu cya mbere rero ni uko ugomba gukora ku buryo uguma ahantu hafite ubuhehere, mu nzu se cyangwa se ahandi ariko haherereye. Burya ahantu hatwikiriye se cyangwa ahantu hari ibiti uba usanga haherereye, bishobora kugufasha mu gihe cy'ubushyuhe bwinshi. Hari ingendo nazo mu kuzitegura ugomba kubyitaho. Ingendo zigakorwa cyane cyane hagihereye mu gitondo se cyangwa nimugoroba izuba ryagabanutse. Ibi bizagufasha nyine kwirinda rya zuba ry'igikatu akenshi rigaragara ahagana mu ma 5:00, 6:00, 7:00 gutyo, ugasanga izuba ni ryinshi, ndetse no mu kigoroba hari igihe mu ma 8:00, 9:00 rwose izuba riba riri ryinshi, mu gihe ndavuga mu gihe cy'impeshyi. Yewe na 4:00 nawe wareba ikirere nyine uko kimeze ukabona gukora urugendo rwawe, ariko nanone utarwihutirwa, ukaba wakwigumira ahantu haherereye. Indi nama ni ugukora ku buryo uba hidrate, ukomeza kuba hidrate. Iyo mvuze ibi bintu bya hidrate ni igifaransa nyine, ariko ni ugukomeza kunywa amazi ndetse n'ibindi binyobwa bishobora gutuma ukomeza kugira ikigero cyiza cy'amazi mu mubiri wawe. Amazi ni ingenzi, ayo wakoresha yose meza ariko atagutera ibindi bibazo, uba usanga bigufashije. Umubiri wawe urayakeneye, noneho ku buryo bw'umwihariko igihe cy'ubushyuhe wabitekereza cyane ko umubiri wawe ubikeneye cyane, ukeneye amazi. Uretse rero n'umubiri mo imbere, amazi dushyiramo imbere, turayanywa nyine tukayanywa imbere. N'uruhu rwawe mu gihe cy'impeshyi rukenewe kubobezwa. Hari amacupa yabugenewe, ariko niyo wakoreshaga cyangwa ku buryo gakondo nyine ugasuka amazi ukabuyabobeza n'intoki, ku buryo uruhu rwawe rukomeza ruhehereye kandi kenshi ku munsi, kuko izuba riraza rigakamura amazi yose ari mu ruhu, bituma rero uruhu
rudashya ngo ruhagirire ibindi bibazo bitandukanye. Mu nzu rero nanone amazu tubamo, ni inama abantu bagirwa ni ugukomeza gufunga amadirishya, bituma nyine rya zuba ryo hanze ritinjira mu nzu n'ubushyuhe ngo bube bwinshi mu nzu. Mu bihugu bikonja bagira ibindi, hejuru y'amadirishya haba hariho ikindi gice bita vore, ibyo bituma nyine ubukonje butaba bwinshi mu nzu. Mu bantu baba muri ibyo bihugu na vore bashobora gukomeza bakazifunga n'amadirishya agafungwa, bityo bigatuma ubushyuhe butaba bwinshi. Izuba ryaza rigakubita ku madirishya cyangwa kuri vore, ugasanga inzu igumanye ubuhehere, amafuresheri niko navuga abakoresha iryo jambo. Ikindi rero ni ibijyanye n'ibikorwa umuntu akora muri kino gihe, wakwibanda ku bikorwa bitagutwara imbaraga nyinshi, les activités douces. Hari n'igihe cy'abahinzi, dufate nk'urugero rw'abahinzi, wasangaga nka kera burya bari bazi ubwenge, mu bindi bihe barahingaga bagakoresha imbaraga nyinshi, ariko mu gihe cy'impeshyi ugasanga barita ku musaruro wabo, barawuhunika se, baratonora ibishyimbo, barashandika niko navuga, mbega bya bikorwa bituma batananirwa cyane. N'abandi rero umuntu wese yakwiyoruganiza muri kino gihe nyine cy'impeshyi. Ikindi, hari ibyo kwirinda, usabwe kwirinda alcohol, kafeyine nyinshi. Abantu bafite akamenyero ko kunywa kafe ntabwo ari nziza mu gihe cy'impeshyi, mu gihe cy'ubushyuhe bwinshi, kuko bituma umubiri utakaza imbaraga nyinshi. Mu gihe urimo no kurwana no kuguma ku kigero cyiza cy'ubushyuhe, ugasanga ntabwo bijyanye. Abantu bakoresha rero alcohol, kafeyine, drogue, amatabi, za nzoga zikaze n'ibindi binyobwa by'ibiyobyabwenge nyine babihagarika mu gihe cy'impeshyi, kuko biza kubangiza aho kubagirira neza. N'ubusanzwe ntabwo ari byiza, ariko mu gihe cy'impeshyi ku buryo bw'umwihariko umuntu agomba kwireba akiyitaho ku buryo bw'umwihariko. Hari amaso rero yacu nanone, amaso, hari rinete zabugenewe z'izuba, zirahari ahantu henshi ushobora kuzibona, nazo tugirwa inama yo kuzikoresha kuko imirasire y'izuba yangiza amaso yacu cyane. Ni byiza rero gukoresha rinete z'izuba igihe ugiye nyine ku zuba. Ntabwo, nubwo hari abazikoresha mu buryo bw'ubusitari bwo kugaragara neza, ariko umumaro wazo wa mbere ni ukurinda umuntu, amaso y'umuntu, ya mirasire y'izuba iza kwangiza amaso. Ikindi rero ni ukwita ku bantu bafite intege nkeya, barimo abana batoya, abamugaye, abakecuru, abasaza, kuko usanga wenda batabasha kwiyitaho nk'abantu bashaje, burya ntabwo bumva inyota kimwe natwe. Ni ngombwa kubibutsa kunywa amazi, ukayabahereza. Abana batoya se nabo ukabibutsa kunywa amazi mu gihe cy'ubushyuhe, kuko nabo barayakeneye. Ni kimwe nyine na ya marinete, nabo hari amarinete yabugenewe y'abana, nabo bashobora gukoresha amaso ntiyangirike. Abantu rero bari kure, mushobora kuba mubana, abo bakecuru cyangwa mutanabana, ariko ugakurikirana amakuru yabo ukumva ko bameze neza, dore ko hari igihe baba bibana bonyine. Ikindi rero ni uko uruhu narwo ruhagendera ku zuba ryinshi, byaba ari byiza
umuntu akoresheje amavuta yabugenewe yo kurinda uruhu, aya bakayita creme solaire cyangwa se sun cream. Burya abazungu barabizi bakunda kuyikoresha, bo bagira n'uruhu ruri sensible cyane iyo bagiye ku zuba cyane, ugasanga uruhu rwabo rurangiritse. N'abantu rero bafite uruhu rusanzwe ruri navuga rwirabura, ubwo turabisabwe natwe kuyakoresha amavuta arinda uruhu, kuko umuntu ashobora kuhakura indwara zitandukanye z'uruhu, wenda zishobora kuza bitinze ariko zaraturutse nyine kuguma ku zuba cyane, ku mirasire y'izuba. Ni byiza cyane cyane na bandi bakoresha amavuta agenda agahindura uruhu, agahindura imiterere n'imikorere y'uruhu, biba biri ngombwa nyine gushyiraho creme solaire kugira ngo rya zuba nyine ntirize kwangiza urwo ruhu n'ubundi ruba rwarabaye fragile kubera amavuta nyine agenda akoreshwa. Muri rusange rero ni ibyo ngibyo. Izuba rirahari, wareba igihugu cyawe n'ahantu uherereye, dogere zigezweho, hari igihe biba byageze kuri 40, 38, aho hose ni hejuru. Ni ngombwa rero no kumenya uko ubyitwaramo. Izi nama zagufasha cyane uzubahirije mu buzima bwa buri munsi. Murakoze rero, mugire amahoro. Njye waguteguriye kino kiganiro ni Celine Ntayorwa. Murakoze, mugire amahoro. Dore akazuba keza k'iburasirazuba karaye karigenda, none dore ngaho karahindutse. Uwanyereka iriba kiyuhagiriramo, nagenda nkarivoma amazi nkayiyuhagira hose. Wenda nasasa nako kandi niyo tutasa, gakomeza kakanduta ariko nkasandu wa kabiri.